السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، bavandimwe b'Islam, ishimwe n'ikuzo ni rya Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro imbabazi bye bibe ku ntumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam we nabi we namukurikiza mu buzima bwabo bwa nyuma. Abamenyi baratubwira mu buzima bw'imirerere kurera abana, baratubwira ngo kun qudwatan libnikan, atiba indorerwamo cyangwa se urugero rwiza ku mwana wawe. Weho ba mubyeyi we urera ufite abana b'abakobwa, alayka an takuna qudwa libnika au libnatika, byari bikwiye yuko uba urugero rwiza, indorerwamo kuburera umwana wawe, umukobwa wawe ni urera. Allah subhanahu wa ta'ala muri aya suratu al-Ahzab niba ntibeshe niho yatubwiye ati laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Muri suratu al-Ahzab aya 21 niba ntibeshe ngo mu byukuri mufite urugero rwiza ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, mwakagombye kumureberaho kugira ngo mubashe kubaka ubuzima bwanyu. Impamvu muje iyi aya n'iriya jambo ry'abamenyi ku mubyeyi nuko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam iri fi manzilati al-ab. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iri mu rugero rw'umubyeyi, aho bintu ari hejuru yo kuba yaba umubyeyi, kubera ko niyo tureberaho, niyo muzasanga mu imico ye yose Allah subhanahu wa ta'ala yaramubwiye akatubwira muri Qur'ani ati wa innaka la'ala khuluqin azim, mu byukuri weho imico yawe n'imyifatire yawe myiza irahebuje. Ubwo rero n'umubyeyi ubyara umwana yahagombye kumubera urugero rwiza n'umuco mwiza. Nshaka kuvuga iki? Nshaka kuvuga ibanga riri mu kuba warera umwana akazavuga amateka y'uko wamubereye umubyeyi mwiza, y'uko n'uburere wamuhaye hari akamaro bwagize, nuko umubera urugero rwiza. Bigasobanura ngo uyu mwana wawe alla yajiduka anta haythu tanhahu anhu wa alla yufqiduka anta haythu ta'muruhu an yakunu fi. Bisobanuye ngo ibanga ryo kurera cyangwa se ryo gutegeka umwana cyangwa se ryo kubwiriza umwana nuko umwana wawe ntazagusange ahantu umubuza kuba ari. Umwana wawe ntazagusange mu byo umubuza gukora. Twafata urugero, umwana wawe ntazagusange aho umubuza kuba ari, umwana wawe ntazagusange mu byo umubuza gukora, ntazanakubure aho umutegeka, ntazakubure aho umutegeka kuba ari, nawe uzabura aho ngaho. Ntazakubure aho umutegeka kuba ari, nawe ujye ubuhari.
cyangwa se ntazakubure mu byo umutegeka gukora. Fata urugero, umwana wawe ntazagusange aho umutegeka kuba atari, aho wamubujije ntazagusange. Bavandimwe b'Abayisilamu, nta mubyeyi udashimishwa no kuba umwana we yaba ari umwana w'ikinyabupfura. Buri mubyeyi wese wabwira umwana we ati uramenye ntuzasambane, uramenye ntuzanywe urumogi, uzirinde ibiyobyabwenge, iri tabi ni ribi ryangiza ibihaha, ntugasuzugure, ntukarebe amafilime y'urukozasoni, ibintu byinshi akamubuza. Ariko buriya umwana abona yuko ibyo umubyeyi ari imikino, iyo abonye ibyo ibintu umubuza ariho wa mbere ubikora. Dufate urugero, umubyeyi aragiye abwiye umwana ngo uramenye ntuzanywe itabi ryangiza ibihaha, yarangiza akamutuma kujya gukongeza itabi, akaba ari uri muhanga ajya kurikongeza, akaba ari uri mutuma ku muhanda anamubyukije, undebere, akamubyutsa akamutuma itabi ku muhanda ngo yaribuze. Rero uha umwana wawe uri kumubeshya. N'Abanyarwanda baciye umugani neza ngo wibahetse abayigisha wo mu mugongo. Rero iki ni ikintu umubyeyi ashobora kubuza umwana we filime z'urukozasoni, ariko ugasanga yirirwa zireba. N'umunsi umuntu ntakigira isoni, ababyeyi nsigaye mbabona bashyira ku social media bari kubyina kabisa, kubona umuntu w'umumama wiyubashye ari kuzunguza kabisa, yambaye ubusa, yambaye wazi, yarangiza akabwira umwana we ngo wewe ngo uzakure neza, ngo uzabisugi, ngo yo kabisa yebana uzitware neza. Ibyo umubuza n'ibyo ukora biratandukanye, kandi uko kumwigisha uba umukorera kutari uko amagambo niko gukomeye cyane kurusha ibyo uvuga weho. Abantu rero bakagombye kuba urugero rwiza ku bana babo. Umuntu muzima, umugabo muzima, uramuza umwana kunywa urumogi ukajya kurunywera muri wese, kandi azi kujya kurunyweramo, akaba azi neza ko muzehe buriya yagiye muri wese, ntabwo abagiyemo gusa, afatamo n'andi masaha yo kugira. N'abandi babuza abana kunywa amatabi n'amasigara, ugasanga bajya muri wese nimwe bayanywera. Umuntu yigeze kumbaza ku bijyanye n'ikibazo abantu bagira bakunda kujya kunywera amasigara muri toilette, bakitwaza ngo yuko ngo birabafasha ngo iyo bari gukora toilette, yani bari kwituma cyangwa se kwihagarika. Ndabumvira ati nukubeshya, ahubwo ni amashayitani abashaka yumvira ya myotsi abakurura. Bari bazo tuba dufite rimwe na rimwe n'abantu mu miryango by'amashayitani, amajini ngo yafasha abantu rimwe na rimwe. Hari igihe umuntu amaze imyaka yarirwariye ariko abantu batazi ibyo ari byo, wakagira gusanga ajyamo hariya kumbi iriya myotsi uriya munuko n'icyo, ariko ibaza ibyo bintu. Ubwo rero aba ari ikibazo gikomeye cyane. Abantu Allah subhanahu wa ta'ala yavuze yuko yuhibbu tawabina wa yuhibbu almutatahhirin, Surah Tauba, yuko Allah subhanahu wa ta'ala akunda abantu bicuza bakiyeza, akunda n'abantu bisukura bakiyeza babonye isuku. Urabona umuntu ariko uzi gushakana n'umuntu unywa itabi, uzi kurarana nawe mu gitanda, ni ibintu bikeneye subira, bikeneye kwihangana. Sasa noneho no muri wese ni iki, nibazo bikomeye cyane abavandimwe b'Abayisilamu. Warangiza ukabibuza umwana ngo sinshaka uzakora ibintu bintu, wagombye kumubera urugero rwiza. Icyo twavuze, ibyo wamutegetse, aho wamutegetse kuba ari, iba nawe ari uri.
ababyeyi banga birirwa babwira abana babo ngo weho ugomba kwiga Qur'an atazi gusomamo n'umurongo umwe, ugomba gusari swala zose ku misigiti ukabimenya, asari ku ilayidi gusa. Biri kubyira abana bana kweli sije kwenda Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala kurundi ruhande niwe wiyoborera washatse, ariko nta ruhare wewe ufite muri no kubeshya. Ubayeho umwaka wose utarabyuka batuzana alfajiri ngusari usari, urangiza umwana wawe ngasari nose nturi kubeshya, asari kandi utabikora. Ibi by'umutegeka byiza umwerekera bagombye kuba ari weho wa mbere ubikora. Ubwo bavandimwe Islam iki ngiki tugikomojeho twibutsa yuko umubyeyi nabere urugero umwana we, yambona rimwe na rimwe duhura n'ibibazo nk'abana ngo bamayeho babaye benshi ngibiki n'ibiki, nk'abana barananiranye, ariko wajya gusanga yako tugomba gusaba Allah bavandimwe Islam ntabwo byanze. Ibi ndabyemera, hari igihe Mwenyezi Mungu agerageza abantu, akabagerageza pe kugerageza bye cyane cyane mu rubyaro, akabagerageza kugerageza bye, ariko hari n'abagerageza kubera ko aribo babyikururiye bitari bigeragezo bisanzwe, ahubwo aribo babigizemo uruhari. Allah tubwira ngo iki, wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir, surati ash-shura. Ngo mu byukuri ibi bigeragezo bibageraho n'ibizazane n'ingorane zirwa zibageraho ni iby'amaboko yanyu yarikoreye, ariko Allah arababarira, nibishe barababariye akabarinda, ariko amaboko yanyu niyo aba ya mbere mu bigeragezo muhura nabyo. Bane Islam rero umuntu yakajya avanga umwana ngo singa abana ngo barananiranye ngo bananiye, kandi rimwe na rimwe ari warabaye impamvu. Tugerageze kurera ko dushoboye, dusabe dua. Njya wenda kuvuga ko mu burezi bw'abana muri iminsi ntawe ugise bavandimwe Islam, nibyo tubivuga n'ukwibukiranya kugira ngo wawundi ubikeneye umugirira akamaro, avuga atari ku mwana wanjye kukimubuza ibintu akaba ari njye ahubwo birangwaho kandi mbimubuza. Musi hari abantu abagore birirwa binjiza abagabo batari ababo mu ngo z'abagabo babo, nkuko n'abagabo nabo kubona umugabo yirirwa shurashura umwana wabizi ayibona yanyiza ngo ugomba ngo kuzagenda ku murongo ukaba gute bishoboka gute, kamutegeka ibintu bivuga amagambo make, ujurangwa ni imico yagucya myiza ntayagira. Bavandimwe Islam rero adabu ikenewe mbere ko twigisha abana bacu adabu, banze tugire adabu, bitari ibyo turimo turagosorera mu rucaca, turimo turabeshya. Kandi umuntu ari kubyara ntabije y'uburyo ubuhe bw'abana be bwagenda, ariyo wa mbere ahubwo bwangiza. Allah rero adufasha duhereze kugubwa neza n'ubuzima turimo, anaduhereze kuba twebwe twaba urugero rwiza kuba turi kubyara. Ibi ngibi bizadufasha kubaka ejo hacu hazaza heza inshallah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.